cyane tubahaye ikaze kuri Iriza Official. Nk'uko bamaze kubimenyera rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Germain. Uyu munsi rero tubafitiye insanganyamatsiko nziza cyane nk'uko twabibamenyereje, nk'uko twabibabwiye, irimo ubwenge, ifite icyo yahindura ku buzima bwawe, ku mitekerereze yawe, ariko mu buryo bwiza. Nimba rero utarakora subscribe, ukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu byiza bijye bibagereraho ku gihe. Uyu munsi rero tubafite topic nziza cyane kubera ko kuri Iriza Official tuva mu buryohe twinjira mu bundi. Niyo ntego twihaye intego yuko tuzajya tuva mu buryohe bumwe twinjira mu bundi. Rero uyu munsi nk'uko twabibamenyereje tubafite indi nsanganyamatsiko nziza cyane ifite umutwe ugira uti ese waruzi imbaraga riri mu ijambo ngo mbabarira, cyangwa se mu ndimi z'amahanga I'm sorry. Abantu dukubite tubanguranya noneho sasa, abantu dukunda kwirengagiza uburemere ijambo rito cyane ariko rifite uburemere bukomeye cyane, ijambo mbabarira. Ijambo mbabarira ni ijambo rito cyane rikunda kugora abantu kurivuga, ariko rifite uburemere ku buryo abantu bakunda kuryirengagiza, kandi ari ijambo rito cyane kandi rigira uruhare mu guhindura ibintu byinshi cyane mu myanzuro ibigiye gufatwa cyangwa se ibizakurikira. Turatanga urugero. Ubu aka kanya nshobora kuba mfite wenda nagiranye ikibazo n'umukunzi wanjye, sibyo? Wenda hari se namurakaje cyangwa se namuciye inyuma, ariko we afite amakuru y'ibyo bintu byabaye kandi ayafite ijana ku ijana. Noneho ngewe nkomeje kugira gute? Gutsimbarara, kwinangira umutima, kuvuga ariko wari uhari, ariko sheri wajya ureka ibyo bintu, kandi ibyo bintu buri kunshyiraho, ibyo bintu ni ukuri ngiye tuzashwana, kandi ibyo bintu abifitiye amakuru, ukarakara kumurusha. Cyangwa se wenda ni urugero, uciye ku muntu uramukandagiye, wise wikomereza, uzi umujinya umuntu umusigiye ariko nyamara nguciyeho nkagukandagira nkahita nkubwira nti mbabarira. nuko yanagukandagiye tubyibagirwa. Umuntu ufite umutima mwiza byarasida ikigaragara. Noneho ikindi turi gusobanura uburemere bw'ijambo mbabarira. Umugore n'umugabo mu rugo, umugore cyangwa se umugabo, tuvuga wenda umugabo akoze ikosa cyangwa se akoze ikintu kitari cyiza ku mugore we, ahise yinangira umutima ati ndi umugabo, ngewe ndi umugabo mu rugo, ntabwo nasaba imbabazi, umugore naba mbaye inganza. Ariko ijambo mbabarira uri bumubwire rirahita rihosha uburakari afite, kandi rirahagarika n'indi migambi umugore ari guhita afata kubitewe n'isura isi umwereka ako kanya. Ese wari uzi uburemere bw'iryo jambo? Rishobora no gutuma nimba n'urukundo rwarasaga n'urwakonje kubera iryo kosa, noneho ritaruzamuka. Byibuze umugabo wanjye aranyubashye, byibuze ampaye agaciro, asabye imbabazi. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane rikunda kuvugwa n'abanyabwenge n'abantu baca bugufi. Ntabwo ari buri muntu wese ukunda, kandi rigorana ijambo mbabarira rivugwa n'umugabo rigasiba undi, kandi ni ijambo ryakorohera cyane kurivuga, ariko wumva rifite izindi mbaraga ryo kwinangira umutima, imbaraga ziri inyuma y'iryo jambo. Kubera iki ngewe nshobora kukubwira niba twagiranye cyangwa se dufitanye wenda nk'amakimbirane, ngewe ninangira umutima, nawe winangiye umutima, hari ikibazo, icyo kibazo numva kitazakomeza kuba hagati yanjye nawe cyane, nta nubwo kizashira. Ariko umwe
ateye iya mbere. akavuga ati mbabarira rwose Germain, naragukoshereje, ukabona uziko nubwo wabivuga bitakuvuye ku mutima, ariko iryo jambo rigira icyo rihindura kuri ibyo bintu. Ntabwo ariko ririya jambo burya riragora no gupfa kurivuga ritakuvuye ku mutima. Ariko ushobora umuntu nanagusaba imbabazi, usibye no kuvuga umuntu nanakubwira ngo mbabarira, nagusaba imbabazi, uriya muntu ujye umubabarira cyane kabisa. Reka koko nubibona ko bivuze bitamuvuye ku mutima, nk'igihe dushobora kugira amakimbirane wenda nk'inshuti zanjye zikampatata, ariko saba imbabazi Germain, ntinangira umutima ariko bagakomeza kubimpakira. Nudasaba Germain imbabazi, umubi azaba ari wowe. Ntabwo mfe kugisaba imbabazi, nkaza Germain ngaho mbabarira, izo ni imbabazi z'urwiyererezi. Ariko nkagushira bugufi Germain, biriya byabaye byari ikosa, ngusabye imbabazi, ntabwo bizongera, dukomezanye ubushuti bwacu. Nutambabarira nawe ni wowe uzaba ufite ikibazo. Ariko ngewe nkurikije ukuntu iryo jambo uburemere rifite, ndahamanya neza n'umutima wanjye ko hari izindi mbaraga riba riziherekeje, kuko urumva atari ijambo rito cyane kurivuga ngo mbabarire. Rito rwose, kandi rigizwe n'inyuguti nkeya cyane. Ariko icyakubwira iryo jambo rikunda kunanira abantu, icyakubwira ibintu ririnda iryo jambo. Iryo jambo ririnda impagarara mu rugo, iryo jambo rizana amahoro mu rugo, iryo jambo ryongera urukundo mu rugo, iryo jambo ryongera urukundo mu bakundana. Iryo jambo ni ijambo rikomeye cyane abantu dukunda kwirengagiza, kandi rigira uruhare runini mu ntuza mu myanzuro ibiri bukurikire nyuma y'ibyo tuba twakoze. Ndumva rero buri wese yaba ari nk'umukoro turabahwituye musanzwe mubizi ko iryo jambo, murabizi nyine ijambo ryiza ubundi ngo ni mugenzi w'Imana. Murabizi ko ijambo mbabarira rishobora gukemura ibintu. Murabizi ko ijambo sorry rishobora gukemura amakimbirane ufitanye n'umuntu. Turabahwituye rero, nimba ufitanye amakimbirane n'umuntu kandi uwo muntu ukaba uzi ko ari uw'ingenzi, musabe imbabazi, mubwire uti mbabarira, niyo yaba atari we wakosheje, ariko ukabona ibintu yanakukoshereje nta kintu byishe cyane, nta nicyo bikishije. Kuko utatera iya mbere aho kugira ngo umubano wanyu uveho, kugira ngo usigasire ukomeze, kubera utatera iya mbere ngo umubwire ngo I'm sorry, ibi bintu tubirangize dukomeze umubano wacu, kandi umutima wawe ukeye n'uwanjye ukeye. Ibyo bintu ni ibintu rwose byoroshye cyane twabahwituraga. Ahubwo tukiri aho ngaho, buriya akenshi abantu usanga dukunda gutinda ku makosa abantu badukoreye aka kanya, agahita siba ibyiza bigeze kudukorera. Urukumva ijambo cyangwa se ikosa unkoreye aka kanya, urikumva icyo kintu, rigahita risiba, kandi koko nibyo biriho, rigahita rihanagura ibyiza wowe wigeze kunkorera, wowe dukurikiranye. Ugasanga wenda we Germain wararwaye ujya nko mu bitaro umara ukwezi, ari byo ukurwaje ndara kuri sima, uvuye kwa muganga turongeye dusubiye mu buzima busanzwe, kandi ubwo ntacyo dupfana nuko wenda ndi n'inshuti yawe gusa, dusubiye ariko niyo twaba tunagipfana. Umuntu ugukoreye ikintu nk'icyo aba ari ikintu udakwiye kwibagirwa. Ngo uraje dusubiye mu buzima busanzwe, noneho hajemo agakosa gato, wenda ungurije nk'amafaranga ntinze kuyakwishyura, kandi mu by'ukuri sinanze kuyakwishyura, cyangwa se nkwishyuyeho make kandi naratinze andi nzaguhe. Turabizi ibyo bintu bibaho, ukagenda umvuga ahantu hose ukanyanga, kandi mba abandi uri kumvugaho, witegereza neza urasanga ari inshuti yawe cyane. Ariko niwihangana ukarekonesa ukavuga ati ya muntu ntabwo yandwaje ukwezi kose mu bitaro arara ku isima ari uko anyanga, ibyo byose n'amafaranga azayampa, ibyo bintu ukabyihanganira, uwo mubano ugakomeza. Abantu rero
twita ku kantu k'agakosa kabayeho ubu nonaha tukirengagiza ibyiza twacanyemo. Rero ibi biganiro byacu bijye bidufasha kugira gute guhinduka, ntibikajye byinjira gutya gusa ngo bidusige uko twari turi. Tujye duhinduka, twumve yuko n'insanganyamatsiko ibereho kugira ngo iduhwiture, tureke kwirara, ahubwo duharanire gukora ibyiza. Kuri Iriza Official twahisemo ibyiza, si uko ibibi tutabibona, ahubwo nuko twe twahisemo ibyiza. Hari abahugiye mu bibi, ariko twebwe twahisemo gukora ibyiza. Kuri Iriza Official muzajya mubona ibiganiro byinshi cyane ariko bikomeza kuvuga ku byiza. Wakunze rero ikiganiro cyacu, nk'ibisanzwe wagisangiza inshuti zawe, ugakanda kuri subscribe, ugakanda kuri iyo nzogera, ugakomantinga, kugira ngo tujye tubana buri munsi, kubera ko ibiganiro by'ubwenge bizagira icyo biguhindurira mu bijyanye n'imitekerereze, bizahora ari akagaruka kuri Iriza Official. Turabashimiye rero ko mwaduteze amatwi, kandi tubashimiye urukundo mukomeje kutugaragariza. Turabasabye mukomeze mudushyigikire, mukore subscribe, musharinga ibiganiro byiza, ntimukabyumve ngo mubyihererane, kandi tubararikiye ikiganiro kizakurikiraho ko ari cyiza nacyo nk'ibisanzwe, ni akagaruka ibiganiro byiza kuri Iriza Official. Akoze kudutiza amatwi. Ciao ciao.